nayo byabyo nkuko ariko ngewe ndabona iki ngiki ari ikibazo. Uyu muntu agatuzana ibibazo mu muryango. oya atari ikibazo. nta bibazo nazana. Kantu kaba kameze gutya murakazi kakabazo. Kaba kabazo iyo gafite akadomo, none nta kadomo kuba. Aha reka nkuramutse wowe. Ubwo wasanga ari wowe. Uraho Pascal? Uraho mubyeyi, uyaracyari urucanda ntago namuha mushiki wanjye. Nimba vuze rwose ziracyakura, harabura meshanu we nta nubwo ari na rumwe. Uraho erega ndagukunda, erega ndagushaka, utahuri watinze kuza. Na mama wawe yari umukobwa n'abanyagusenge kandi barakwibarutse. Turizera yuko amara y'umukobwa uriya ni kombwa bayumva agiye ntago ugiye mu muryango mubi. Amaboko ya Janvier n'amaboko meza, umuryango wo kwaviva n'umuryango mwiza. ati nari ngukumbuye sheri, sinabona icyo naguha, nanjye ngiye kumva numva ibintu ngo mwaka byaramwe. Imana ikomeza ibihe umugisha. Ngaho rekeraho amashyi menshi rwose. Usamata byamatera agahinda n'amanyagwa, hadutwaye w'injahinzi bakobwa, haduteye agahinda. Imaramba tukaba amashyi ya kinyarwanda sibyo? Rimwe kabiri gatatu, rimwe kabiri gatatu. Hobe 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 Wacumura, hobe 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 wacumura, hobe 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 wacumura, hobe hobe wacumura, hobe 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 wacumura, hobe 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 wacumura, hobe 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 wacumura, hobe 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 wacumura. tuza kwangara akagwishyamba, arakagwishyamba inyuma y'ishyamba, arakaryibamba ridakayuye. Ejo mu gitondo rizamurye mu nda, rizamurye mu nda nk'akayogero. Ye Nyaruguru we, Nyaruguru we, Nyaruguru, Nyaruguru, Nyaruguru we, Nyaruguru, Nyaruguru, Nyaruguru we, Nyaruguru we. Ubundi ni umuhereza, Maze ubutagera muri basaza be bamutwaze ahereze gusa. nta kibazo, ndabyemeye. Iyo ngeze iwawe urantegeka, ubu ngubu ndi imbere yawe ntegeka. Ba nyirasenge ngi ni isimbo isimbura umubavu w'ababyeyi, ariko turacyari buriya muryango ntiharagera. Janvier, Ndakumva Dariyo. ngira ngo urabizi neza yuko birenze ibikenewe uzi ahubwo. ka karirimbo ngo ntugakundire umwana ku wundi. Oya, ibyo ngibyo ni ibya babandi nyine. Ni iby'ababandi. Ntabwo ari ibyacu. Egera hano umukobwa we, egera hano, egera hano. Janvier, Ndakumva cyane. ushize waraje usaba irembo, Tanga n'inka y'imfatarembo, turanashima, yego. ariko aribyo utaharangije. Uyu ko ari we mukuru wawe waje usaba, Muraho. we uramugira gute? Yo, yeza kuzwe. Uraho mwana wa. Urakomeye. Nta mahoro. Yo, uzi ukuntu tugikukunda. Mwamugize Mukamusoni. Oya, ntabwo ari byo. Ahubwo amakuru ntiwayamenye burya. Byagenze bite? Igihe nge nawe twari mu itorero. Urya muhungu naziraga gusabira uyu nguyu. Yego. Bagize gutya baravuga ati idarifuru rurakomeye. Abatabariye igihugu. Ajya gutanga imbaraga, ajya gutanga guhagarara igihugu cyacu.
uyu mugoroba rwose nibwo yarayaje, nibwo yarayaje. Ntabwo nabaye sendataze, ntabwo namugize mukamusoni, ahubwo twese dukorera igihugu n'Imana yacu. Arahari, ahubwo ntabwo ndi bukubwirize ngo umpekere uyu munsi, ariko icyo ungenera umenya ko umukwe wawe arahari. Ntiyasoza sebukwe. Enda de igera hino, ngwino. Niko ngwino usubize Umukobwa wanjye arambwira niwe ndabimenya. Muhobere cyane. Urabona ko muherukana kera. Niko babahaye amashyi koko. Urabona rero no kubera kujya gutabarira igihugu, urabona ko urukumbuzi rwari rwinshi cyane rwose. Urabona yo, maze rero muganira soza sobukwe. Bravo. Uzika ndamukiza ari we kibi ni kintu, ariko n'iby'imico y'abanyamahanga basigaye baramutsa abakuru. Oya, ntabwo baramutswa n'umukwe, ahubwo musuhuze. Yarabitangiye n'umbanje, ariko ntacyo, ni ukubera amahanga burya uko bigenda, ariko ntacyo. Wamubonye umugeni wawe, ikintu cyo kumubwira uko amahanga byari bimeze, mujye kuba muganira hanyuma mubwire uko amahanga byari bimeze. Genda mube muganira de, n'ibyo rwose mube muganira. Asigaye ibyacu byo twikomereze, naho undi uriya rwose urabona ukuntu bari bakumburanye. Maze rero ndakumva cyane, wumvise ukuntu bamwakiriye. Ariko mwabonye ukuntu batwara abageni bacu, ntibanadukwera. Buriya baramujyanye, bagiye kuba baganira. Wasanga na Janvier n'undi agiye kugenza gutya. Oya, bagiye kuba baganira kubera ko bari bakumburanye. Tuganire. Yego. Ariko ndabona ari umuryango ushyitse, ndagira ngo bitegereze barebe umuryango wanyu, nibasanga nta cyasha cyangwa uwanyu ufite icyasha, ubwo turareba. Ariko uriya mugabo mbona hariya muhereye, uriya ndeba hafi y'imizindaro, uriya muri kumwe, bayicaranye nanjye turi kumwe. ni umuvumbyi cyangwa mwazananye? Iwawe se wanga abakuvumba? Nabazaga ko ari umuvumbyi, ariko ntabwo nsubije, njye simbanga. Reka twese turi iwawe. Ugize neza kutamuterana no kutamwitakana, twakira bose. Rero nabazaga umuryango umaze kwitegereza umuryango uhagarariye, niba nta cyasha tukubwira ujye mbere. Nta cyasha tugira rwose. Reka mpe bagenzi banjye umwanya. Muraho ariko? Amahoro y'Imana nagwire muri mwe. Yesu ashimwe. Ni ukuri nkurikije ko uyu muryango wo kwa Ruvebana mubona n'igihe tumaranye tubana n'uburyo twabanye, tukababona nk'inyangamugayo, tukababona mu muco w'ubupfura, nta cyatuma tutabashyingira. Janvier, ndakumva cyane. nuko umuntu atavuga ngo Bibiliya ni ruswa, arajya kuvuga ati Yesu ashimwe, najya guhaguruka uti Uwiteka ndamukubanje imbere. Nibyo, none reka twese rwose aho ngaho wagiye udushobora. Baravuze ko nta cyasha bababonaho, ariko reka twumve na nyirasenge nabemerera, urako biteganywa n'umuco nyarwanda, musabe kumugaragara. Nyirasenge arihera ko naze mureba hano hafi. Abantu twemerere basabe umugeni. Urakoze. Uyu muryango rwose nta mpamvu yatuma tutamushyingira, turabyemeye. Urakoze cyane. Habe no gushima, ariko Janvier nkunda ko mbabwiriza. Erega Dariyo, uraho ngaho ndakurebera inyuma nawe undebera inyuma. None se ko uri kunsaba? Yego. Nkaho mwashimye, ngewe ndaba nkurebera inyuma mu akazi, uraza kumpemba? Nabona icyo nguhemba buriya ra. Janvier, ndakumva cyane. Rero na nyirasenge arabyemeye ko ukora ibiteganywa n'umuco nyarwanda, ariko banza yasimba umubavu yagakoze. Erega ndakuzi ziguhakwa. Yewe, kandi ndagabana. Wabitangiye rero uti mukobwa turabizi ni mukobwa Jana, ni mutumwa inka,
n'andi mazina amubereye nk'ayo ngayo. yego rwose. Tangira rero tubwire uko bizagenda, kugira ngo urabizi yuko Dariyo reka ndeke ko kuvuna uko bizagenda burya bibara umupfu, ariko twebwe reka dukore uko bigenda. ubwo rero utari umupfu ntunakabe we, Yego ubaha umuco nyarwanda. iyi ngiyi ni cyozi cyogera inka, wayumvise Irivuze irirangiriye. cyane rwose, ni ukuvuga ngo irakaraze neza kandi irahiye, Yivugaga yirangiriraga. yirangiraga. Uryo wanze kwinegekaza. Yego rwose. Reka Akaba bikinege. n'ingi rero ni imbogo na ruyumbu, kugira ngo umwanya nuza kugera uze kumbwira, ndaza kukubwira icyo zizakora, ariko uranakizi. Ariko sonye n'abatabizi bakabimenya byabatwara iki? Icyarushigisha bishanga iki ngiki, ikaba mbogo na ruyumbu, izi ni izigenda imbere y'inkwano nyamukuru. Nyemerera unyakirire. Maze rero ndabizi ko ahari inka hagomba kuba hari n'ubwatsi. Iki ni ikimashini kizajya kizihingira ubwatsi. Iki ngiki ahantu cyageze urubingo ruzamuka rwiruka. Ngira ngo murabona ko turi mu iterambere, baduhaye n'imashini. Noneho rero iyo bwa bwatsi bumaze gukura, iki nacyo ni ikindi kimashini cyo kubukata, kugira ngo inka z'iki gihe urabizi ko zitakirisha ku gasozi, ziba ziri mu biraro, kugira ngo zitazahura n'uburenge. Iki ni ikimashini rero kibwahira kikanabukata, ubundi inka igashisha ikamererwa neza. Uriya rero kubera iterambere ryaje, ibintu byose batangira babyita ibimashini, bikarangira bibyaye n'ibindi. Ubundi imashini zo ntizijyana amazina atandukanye. Jya numva abana icyo banjye. kimashini bacyita najoro. Ni nanjoro cyangwa ni najoro? Biterwa n'akarere ko bacyita, hamwe ni najoro ahandi ni najoro. Icyangombwa ni ukumenya icyo gikora. Akayuya. Byose nayo byabyo nk'uko. Ariko njyewe ndabona iki ngiki ari ikibazo. Uyu muntu agatuzana ibibazo mu muryango. Oya Atari ikibazo. nta bibazo nazana. Ka kantu kaba kameze gutya murakazi? Kakabazo. Kaba akabazo iyo gafite akadomo, none nta kadomo kariho. Si akabazo? Oya nta kadomo kariho. Ngarabicurukuye ngo ni vi, ngo ni ibisubizo. Ariko rwose. Maze rero iyi inka zimaze kurisha zigana ku kibumbiro. Akiri ikibumbiro, ibintu byose byabaye iterambere. Ni ikibumbiro. Noneho dore n'utunyana ahantu tuzajya dushokera. Iki ni ikibumbiro cy'inyana. Tegereza se ndasoza. Maze rero iki nacyo ni igicuba. Iki ngiki nicyo kizajya kizidahira. Uracyabyibuka? Asigaye rero unkoshe ngukwere. Ndakumva cyane. Ugira ngo washatse ntiwaba ujye guca akabogi. Urakoze cyane Dariyo. imuhiri wacu
iyo nakuriye habaye umwana yari intore yari umuyabaga yarezwe n'umuntu niko yarezwe ntiyahemuka yitwa tiro ry'inka yasa n'irirenga yitwa tiro ry'inka yasa n'irirenga uwo mwana yikatiyabwa yarakunda reka yarakundwa yari umukristu ntiyasiba misa niko yarezwe ntiyahemuka yitwa tiro ry'inka yasa n'irirenga yitwa tiro ry'inka yasa n'irirenga umunsi mwiza w'abavandimwe bacu bifuje kurushinga tubasabira umugisha data mwiza wo mw'ijuru nk'uko kera washingiye Adamu na Eva ngwino uyobora ubukwe umugisha haba bombi n'amahoro hadashira bazabyare bazaheke bayowe n'umwuka wawe n'umwuka wawe n'umwuka wawe. reka mbasaba bishimye nimuze musige inzira ibirenge ntabwo yagiye wenyine ndabona ari kumwe n'abagaragu kandi buruti rwisa ndabona ari imfura mubyeyi reka basaruke mu gitaramo baramutse dore ko nta mwana uramutse umubyeyi ahubwo umubyeyi aramutse umwana musaruke se nk'abaje gusaba pana nyamara muratuma musaruke mwihuse ducunguze uburyo umwete hanyuma umubyeyi abaramutse nguyu w'Imana yahaye ubutware nguyu w'Imana yahaye ubumanzi ijya ku muntu yari imota ijya kumurema hanyuma mubyeyi urabizi ko wabintoje untoza kureba intore kandi ntushobora gushingira umuntu utari intore umuntu utarageze ku rugerero umuhungu utarasanira igihugu ntago rwose twamuha mushiki wanjye rero ngiye kurebamo hano umukwe wujuje ibyangombwa kandi uwo nkora mu mbavu nkumva hari urubavu rubura namukora mu byano cyangwa namukora mu gihumbi nkumva arakwiriye ndamukuzanira umuramutse reka manze mbaramutse ubaje gusabira uzi uko yitwa cyangwa nibo witwa ngo ubaje gusabira ninde Mungu yaherekeje ari kwivugira sindi unakuramutse wowe
bari gusabira yitwa ngo iki? Nyamugabo Pascal. Aha, reka nkuramutse wowe. Ubwo wasanga ari wowe. Uraho Pascal? Uraho? Uraho? Mubyeyi, uyu aracyari urucanda, ntago namuha mushiki wanjye. Nimba avuze rwose ziracyakura, haraburamo 5, we nta nubwo ari na rumwe. Uraho? Uraho Pascal? Uraho, urakomeye? Umeze neza? N'ijwi rye rwose ntago namuha mushiki wanjye. Afite ijwi ryose rigaragaza yuko atari yagera no kwitorero. Uraho? Umeze neza? Neza. Mubyeyi, uyu nguyu wagira ngo nyine yanyuze ahandi hantu kugira ngo aze hano. Hahandi nyine. Ntago namuha mushiki wanjye nawe rwose. Uraho Pascal? Urakomeye? Ariko wowe uragerageza. Ongera umuhobera hari wasanga ari wowe. Uraho Pascal? Tumuguhe. Uyu muhungu ni Semuhanuka, ntago namuha mushiki wanjye rwose. Afite ikinyoma gikomeye nka cya kindi cya Semuhanuka. Uraho Pascal? Urakomeye? Uraho? Hindura undi musaya no. Uraho? Reka mukore no mu mavu numva. Uraho? Urakomeye? Uyu ndamugarukaho, reka manze insoreza ahangaha. Uyu nguyu wasanga ari we, ndabona afite n'indabyo, wasanga ari wowe. Reka zigufashe hanyuma nawe nguhobere. Ngaho nkora mu byano. Uraho Pascal? Urakomeye? Mubyeyi, mba ndoga rwese abahizi uyu musore ni mukuru cyane. Ararengeranye, ntago namuha mushiki wanjye. Reka nsubire kuri uyu nguyu nari numvishe. Uraho Pascal? Urakomeye? Mubyeyi, uko abintoje kandi nkabimenya neza. Tera intambwe. Tera intambwe z'imbere. Tera intambwe z'imbere. Reba hari ahepfo. Banza urebe nabi wanyu. Banza ubarebe. Mubyeyi, dore Pascal, ngangwino umubyeyi akuramutse, dore ko nta mwana uramutse umubyeyi, umubyeyi aramutse umwana. Hanyuma mubyeyi, numara kumuramutse uze kumuma ndamuha ibyimbo bimukwiriye. Uyu niwe Pascal kandi rwose nabikoze. Reka nkusabe iyi nkono uyishyire hagati, use nk'uyiyegamishaho hano. Ujye ubona kwa kundi meya iyo ageze mu baturage aramutsa abaturage. Zamura ibiganza bibiri, usuhuza umuryango wanjye bagukomera amashyi. Murakoze cyane. Hanyuma mubyeyi nunkundira ndamwereka ibyimbo bye. Urakoze cyane. Yes. Ngwino nkwereka ibyimbo byawe. Mwese muraguma hano kuko nta numwe muramo wanjye uri muri mwe. Muraguma hano. Muguma aho ngaho, akazuba kabica, imbeho yabica birabareba. Ngaho tambuka, ugende wicare hano habanza. Hanyuma namwe reka mbasabe muhindukire. Reka mbasabe muhindukire. Urakoze cyane. Ugihagaze, ugihagaze. Numvishe umuryango wawe ari abakristo. Nasomye ijambo riri muri Esiteri rivuga umwami yitwa Ahasuwerusi. Uzi ibyo yakoze? Iryo jambo uzi ukuntu rivuga? Ahasuwerusi yatoranyije Esiteri mu bakobwa benshi. Ndabizi ko muramu wanjye adashobora kugenda nta gisonga. Ngaho zamura inkoni yawe. Muri aba bagabo bose utoranyemo igisonga cya mbere. Atarava ahangaha. Atarava ahangaha. Nongere nkubaze ikindi kibazo kimwe. Ese ko numvisha ukwiriye? Bibaye ngombwa yuko igihugu cyacu gisumirizwa, ndavuga gitewe n'umwanzi, bakakubwira ngo ugiye kujya ku rugamba, ariko bakakubwira ngo urarongora ingabo, wagenda witwa ngo iki? Wasabira ihe peti kugira ngo ugende urongora ingabo? Mwakira generali mu muryango. Amashyi menshi kwa generali. Wakoze no guhitamo igisonga cyiza. Rero nta muntu ugera imbere ya generali ngo ntamuterere isari. Ibyo birakureba. Ugenda ugera imbere ya afande, numara kumugera imbere umuterera isari. Genda amahoro. Reka turebe uko bikora. Hanyuma rero namwe ntago nabicira isazi mu maso.
tera isari ntabwo ari uko baramutsa generali wo kabyara we, ntabwo siko atari uko iramutsa generali, tera isari. Murakoze cyane, reka sabe namwe kuko mwagendanye n'ubundi na muramu wanjye, batatu barajya hariya abandi batatu bajye hariya, namwe mukomeze mugubwe neza kuko yabahisemo rwose, namwe ejo bundi wenda bizakunda. Hanyuma icira kaboge, hanyuma dukomeze tugubwe neza. Babyeyi munkundire mukomeze mwiganire mu gitaramo, hanyuma n'ubundi nabonaga Janvier akinyereka yuko nawe agifite iri muba. Dariyo Karame Janvier, yakugira Imana rwose, usaba arakomeza agasaba, ndacyagusaba. Ngira ngo urabona urubavu rwa Pascal ko rumeze urutangiye kutitira, imbeho iri kurwica, iri kurunyuramo ikarwahuranya. Nyaboneka nge nawe dufatikanye Pascal aseke, ariko nanjye zuhuza mu kazana. uti intore twamo nkuru kabeho ku mukondo Darius, ndagusabye kugira ngo unshakire umuti. Ngira ngo musaza mubera rugo arabyumva, nangerereyo abwire mubera rugo kari umuti, ari umuti wa Pascal waje ava mu muryango wo kwa Ruvebana. Kubura n'ibyakozwe Mubyeyi ukibivuga mba nabyumvishe, mushiki wanjye yari yagiye kuboha n'abandi bakobwa mubyeyi, ariko namutumyeho mu kanya arabaserutse mu gitaramo, hanyuma nawe umusuhuze umubwire n'amagenzi, umubwire n'ibyabereye hano. Hanyuma rero reka nsaba abataramye be mukora mu ngata, mikore mu mitana, hanyuma nakire mushiki wanjye mu gitaramo. Nyaruka nyarukirayo mumbwirire aze vuba, umutima wagukunze urakumbuye, ngwino vuba. Amaso yakubonye abonye uhise, uti niwe. Amatwi yakumvise uvuze, ati niwe. Erega ndagukunda, erega ndagushaka, utahuri watinze kuza kumureba. Erega ndagukunda, erega ndagushaka, utahuri watinze kuza kumureba. Imaramba ubwo amashyi ya kinyarwanda sibyo? Abiwa
utoni wanjye se wiri uteye icyo ngambwira shu icyo ngambwira sheri mbe wiri uteye irungu ryanyishe mbanguroga sigara nifuza icyakungezaho niriwe njyenyine niriwe njyenyine shu iyo nakubuze mukono tumpingo ninemye bikomi ikibatsi cy'imama mu gihumbi n'igicumbi
cy'urukundo yarugukwizaho rukakotsa nunakanguke nk'urwiku kumuriri mugashururimi ijoro rikimukukimura atuwangira mura n'ibihinda akahama umwanya wo kumuhimba namuhe ramugira umuhure umunsi ukira nje muhugiyeho naramubonye avuna umuringa andabutwe atagiye. dukomeze dutarame mubyeyi wanjye rero nk'uko wari wambwiye ngo mushiki wanjye Diane naseruka hano nze kukubwira mubyeyi yahageze nkundira nawe usige inzira ibirenge umuramutse hanyuma umubwire n'amagenzi ya kino gitaramo dukomeze tugubwe neza. arakoze umusangiza w'amagambo cyangwa se ibiganiro, kandi yarakoze musaza wa Diane. Barakoze kugira ngo bakore uburinzi kuri we, mubone uko mubona uko. Kambanze bashimire, hanyuma mundekurire mushiki wanyu muramutse ko mwamugundiriye yampaye. Uraho Dia, uraho Muberano. Maze rero ndagira ngo ubanze utere intambwe wigira imbere, kandi umuryango mugari wa Mutangana ugiye kubyara uzamura ibiganza basuhuze nabo bakuramutse. Dia, hindukira urebe umuryango uri hariya, umuryango uyobowe n'umusaza Muhame Janvier. Hanyuma twisire mu muryango wacu. Ngira ngo ahangaha uko habona ni umuryango mugari usanga uzi, umuryango waguhetse mu mugongo urimo inshuti n'abavandimwe. Reka rero tukubwire ibyabera ahangaha ubwo utari uhari. Twari mu gitaramo gisanzwe dushima Imana yaturinze ibiza, kuko harimo ababiburimo ubugingo, kandi Uwiteka akomeze kubatuza ahacecekerwa hera. Tubona indongozi Muhame Janvier aratungutse aravunyisha nk'ibisanzwe, arakirwa asanga turi mu gitaramo n'ubundi ntiyagihezwamo. Turaganira bishyira kera, aduha intwererano anahita n'ituro rimuhesha ijambo muri uyu muryango, asaba umwanya wo kucyaza kuvugamo kuri gahunda z'ibyari biteganijwe. Taramwemerera araterura yibutsa amasezerano twagiranye ubushize ubwo yazaga gusabira umuhungu we irembo ryinjira inka rigasohoka umugeni, bavuga ko barifatira wowe Muberarugo Diane. Yongera kunga amagambo ari meza ubwo yashingaga icuma akagwiza ingata zikanyobwa zigashimwa, hanyuma agatanga inka y'imfatarembo. Tukamubaza yuko atari sendataza akabihakana, ati rizarasa ngeze iwanyu umunsi ubo kandi uyu. Araseruka atinje kuzuza amasezerano, arasaba bya kinyarwanda zirashimwa. Usanga ari mugenzi wacu umutunzi kabombo natwe twese, nawe ugira amagana yazo, kagira amashyo ntagira ishyo rimwe, zigiramo n'izambara umurebe kugira ngo tumenye iyo ziherera. Hanyuma kandi zitasiganaga n'ubuki bwiza bukomoka ku giti cy'umukipfu bwagiye buturwa mu byiciro bitandukanye. Inyengo yabwo turayishima. Hanyuma ababyeyi bahabwa isimbo,
barashima bemera kugutanga ariko na mama wawe yari umukobwa n'abanyagusenge kandi barakwibarutse turizera yuko amara y'umukobwa uriya ni ngombwa bayumva agiye ntabwo ugiye mu muryango mubi amaboko ya Janvier n'amaboko meza umuryango wo kwa Vivian n'umuryango mwiza byaba amarira y'urukundo n'urukumbuzi byaba igihunga cyo kutamenyera cyangwa se kubona imbaga iteraniye ahangahe guteraniye ariko nta kibi cyamubayeho ahubwo mwabaye mukama amashyira twabivuze rero ko na mama wawe n'abanyagusenge bari abakobwa ariko ntabwo kandi dushaka kugira ngo dukore ibitaturimo gusa byo twazinyoye nutwihakana ribi yadushyiramo amapingu. Pascal waba umuzi niwe mugabo vuga cyane kugira ngo n'abandi babyumve. Ndamuzi. Waba umukunda se cyangwa ureba baraguhata? Ndamukunda. Araturokoye maze rero Janvier ndakumva igerejuru umuryango utangiye kugira ubwoba bw'uko wadushyiramo amapingu y'izo wadutuye zikanyobwa nyir'ubwite atabyemera maze rero mubera rugo waje usaba irembo yego ukuzuza ibiteganywa n'umuco nyarwanda tukagukosha ukadukwera tugashima umuryango ukakubera imfura ntuhakane ibyo wemeye ngo ndamuzanye araserutse hanyuma rero ibyo ngenda bisoje urakoze cyane uva ku giti dore umuntu woga neza ndagushimiye cyane aba basirikare se yemwe basirikare muraho aho nimwakire nimwakire ngaho mureke umwana asuhuze musuhuze nako uraho diya yeza akuzwe ariko abantu bari hano Yesu bafite ashimwe. amashyi nk'uko byaramwe niko ye nagukoye sibyo kandi nagushima Pasika wamubonye muryango mugari nimwakire umukazana hanyuma reka ndebe uko agiye kwikirana na baramube urabanza ukabaramutsa urabanza ubaramutse ati warakoze kundindira umugore warakoze kurinda mushiki wawe ndagushimiye ndabona yabandikiye n'urwandiko rwiza ati nimugera aho muruhutse rwose muraza gusangamo urwandiko rumeze neza kandi nimaza gusangamo rwose ibyiza nabandikiye mbashimira yuko nukuri mwafashe mushiki wawe hanyuma rero niba mubyemera muraza kujishura mushiki wawe mumushyikirize Pascal hanyuma reka mbasabe mujye kuri la background ahangaha niho heza hari buze kuboneka ifoto niba ibyanyu byarangiye rwose Pascal mumushyikirize Diane hanyuma mwigendere musubire mu byimbo mugende mu gikari babakire reka tureko Pascal aramutse sheri we amashyi menshi ati nari ngukumbuye umukobwa mwiza rwose byari igihe kirekire narasenze ndiriza ngo ndebe ko nazakubona none ndakubonye uraho mukunzi mwiza nukuri urukumbuzi ni rwinshi hindura undi musaya ati nari ngukumbuye sheri sinabona icyo naguha nanjye ngiye kumva numva ibintu ngo mwuka byaramwe imana ikomeza ibihe umugisha ngaho rekeraho amashyi menshi rwose murakoze cyane hanyuma nimurebe hano amakado abafite amakado bayegeze hano hafi mwihuse kandi hanyuma
nyabuna aba bantu murabona badasa neza, mwabampereye amashyi koko. Ndabona mu muryango kwa Diane, mu muryango wacu harimo abantu bafite ishyari. Harimo abantu bafite ishyari ry'uko Diane arongowe kubera yuko bamwimye amashyi. Nabanza ikikirize Pascal, abanza muhimba. Ngaho yihereze Diane, ati mukobwa mwiza nkukubona iyi mpano itatse amabara yose, niko gukunda mu mutima wanjye kandi mukunda urutabeshya, ukunda urwiteka rwose byose. Hanyuma reka nsabe n'abafite impano Diane yateguriye Pascal nabo bayizane, abanza yiwe. Murihangana n'ubundi bya byuma byongeye byadutengushye, turakoresha umuntu. Hanyuma bagufashe nta kibazo. Hanyuma reka mbere yuko basoza n'ubundi rwari ikindi yari yateguye, nabikoze mbizi kandi nabishakaga kugira ngo babanze bashire impumu. Hanyuma pare mumberere. Ati naguteguriye ibihuru by'amabara menshi, bisobanuye ko naguteguye indabyo. Ati kandi mwa mukobwa mwiza, uko ubona izi ndabyo ari nziza, ni kuri mwiza mu mutima wanjye, niko n'abana tuzabyara bizaba bimeze. Hanyuma ngiye kubona mbona harimo akandi kantu mu ndabyo ntasobanukiwe neza. Pascal reka agahishure tukarebe twese. Hanyuma Marene aradufasha izo ndabyo. Ati mukobwa mwiza naguteguriye n'impeta, bawihanganye. Ati naguteguriye n'impeta isobanura urukundo gukunda. Ati zamura akaboko k'ibumoso ku rutoki rukurikira musumba zose, hanyuma muhamike. Ati kuva uyu munsi mwambitse cash power, niyamye abasore ubuzima bwawe, abajyaga bakwandikira bose ndagutsindiye amashyi menshi. Hanyuma barahoberana rwose, nayo abizi niba ubishaka muyongere, sinjye wayibategetse, kuko iyo metero irakomeye, bwaragutsindiye. Murakoze cyane. Hanyuma rero Diane, iwacu twabonye umuntu tujya kumwereka umuryango, ariko ufite impano y'umubyeyi muyegeze hino. Pascal hari impano yo gutegura umubyeyi mwiza, urabugumye aho ngaho. Ati umubyeyi mwiza, ati ingofero isobanuye icyubahiro umubyeyi, mugomba icyubahiro cyinshi cyo kumbyarira umugore uzahora n'icyubahiro mu muryango mubyeyi. Ati kandi ndagusura. Hanyuma umuhereze n'ishyimbo. Ati mubyeyi n'ishyimbo naguteguriye nayo isobanuye ubutware, mubyeyi uzahorana ubutware mu muryango, ndagukunda. N'umubyeyi ndabona nawe ahaserutse, bino bintu biraza kugorana, namwe mwabibonye, kandi ni byiza, birimo ibyishimo. Mubihorere, hanyuma mucutse kugira ngo ducunguze uburyo umwete, amasaha. Dia uraba wihanganye. N'ubundi mama wari utararamutse umukwe, banza uramutse n'umukwe. Aturaho mwana wa, aturakoze kuntwarira umukobwa, nago mwaciye mu cya hafi bamuhingukire do bandi, warakoze, Imana igumugisha. Hanyuma bafite impano n'ubundi Pascal yateguye kugira ngo ayihe mama reka mbasabe muyimuhe. Ati mubyeyi mwiza, sinatinyuka kukugera imbere n'amano naguteguriye,
iki giseke gisobanuye ubupfura n'ikinyabupfura nabonye mu mukobwa wawe. Mubyeyi uzahorana ishema, uzahora ushyingira, Imana iguha umugisha. Hanyuma nawe hagarara mufate ifoto, mubanze mufate ifoto niba yabonetse. Reka na papa garuke noneho, nawe uraza hano haruguru ku musore mufate ifoto y'urwibutso. Sawa n'ababyeyi ba Pascal, namwe museruke namwe tubaha impano, duhite dukomeza. Aturaho mwana wa, ati umuhungu wanjye yaratomboye koko. Hanyuma abafite impano ye muyegeze hafi, abafite impano Diane yateguriye sebukwe muyegeze hafi. Hanyuma reka turebe ko abigenza uko yabitojwe. Ndabizi ko abakobwa bacu bagira umuco. Ati sinakora mu ruhanga rwa databukwe, nkundira ahubwo uyimunshirire mu ruhanga. Inkoni yurayimwihera rwose nta kibazo. Ati munshire mu ruhanga, ati kandi nayisobanuye icyubahiro, mubyeyi nkugomba icyubahiro cyinshi, uzahorana icyubahiro. Ariko famiye yanjye rwose, umuryango mwiza, amashimwe yashize. Ati mubyeyi nkundira ufate n'inshyimbo, uzayicuma mu zabukuru, isobanuye ubutwaro uzabuhorane, kandi turagukunda. Mwegerane hanyuma mufate ifoto y'urwibutso. Imana ibaha umugisha. Hanyuma reka nsabe na mama nawe, genda uramutse umukazana. Aturaho mabukwe. Umukazana ati warakoze kumbyarira Pascal. Ati nukura arankunda kankundwa kaza, bikanyura bigashyira kera. Ati ndagushimiye mubyeyi. Nibyo nyibyo bari kongorerana, rega njyewe mfite indangurura amajwi. Hanyuma rero muzana impano ye Diane yateguye kugira ngo, ariko ntago uramukije umuhungu wawe mubyeyi we. Aturaho mwana wa, mushimire ko yakuzaniye umukazana mwiza kandi wamushimye. Aturakoze mwana wa, umesheje ishema. Hanyuma ati mubyeyi mwiza rero, nawe iyi ni impano twaguteguriye, tukundira uyakire. Ni igiseke gipfunyitsemo n'ubundi ubudahemuka, nukuri urukundo rwinshi. Urabegera nawe, urukundo rwinshi nabonanye Pascal. Hanyuma nukuri uyishime kandi turagukunda. Reka sawe na papa nawaze, na papa nawe najyeho, nawe bafata ifoto, hanyuma dukomeze. Ati mubyeyi nawe turagushimiye, warakoze kutugira inama no kutwigisha. Iyo ataba wowe rwose nta kintu twabona twakora. Mureke rwose, reka gushimire nuko dushimira mu Kinyarwanda. Rega abakobwa biwacu rwose ntibigeze baba impunguzi Pastor. Aturakoze mubyeyi mwiza. Ati ndagushimiye cyane, mare umube hafi rwose. Na Pascal arahari, ntago yahogora hari. Pastor atakira. Eka sabe nyogokuru wa Diane nawaze tumuhima. Nyogokuru barakoze cyane babyeyi. Reka basabe noneho mubajye inyuma, mubafate ku bitugu, bafate ifoto y'urwibutso. Diane, nje kukubwira uburyo papa wawe yantumye Macari na mama ngo kubera iki wemeye kubasiga. Ya majoro cya gitaramo ya nyiramwararaga
kubera iki wemeye kubasiga? Macari kuki ngo wabihisemo ukaba ugiye kumusiga? Azongera guhamagara nde? Mama ngo azongera kwiyambaza nde ko yaguhamagaraga ukamwitaba vuba none ukaba umusize? Papa wawe ngo aragukunda cyane, kubera icyo uhisemo ukamusiga? Aragukunda cyane, ngo ese basi usibira rimwe byibura mukararana ya nkera, cya kiganiro mwagiranaga, rwa rukundo wamuhaga, uburyo wamwitagaho, ngo kubera icyo uhisemo kumusiga? Ngo kubera iki? Kubera icyo utasibiye rimwe byonyine? Macari ngo Diane, kubera iki? Fiye, abavandimwe bose, mama, nya usamata byamatera agahinda n'amanyagwa, hadutwaye w'ingenzi bakobwa, haduteye agahinda. Mediane wa chumbe michonyi zasibira rimwe, Mediane wa chumbe michonyi zasibira rimwe. Ye mumburize, ye ni mumumburize bateye, ye ni mumumburize bakobwa. Eka rumunaka wena basaza ba ubasigiye nde, mbenyo kukubyara Diane umuzijije iki? Nabaza nyina titanti narihe azamubwira iki? Nabaza nyina titanti narihe azamubwira iki? Imbe nagashikike Diane, ye azagahoza te Diane, windiriza abana mama, wikwiririza abana shenge. Mbe Diane ibyo wabyibajije ute? Kubabaza abo mwabanye shenge utujijije iki? Abarira ni mu yihanagure mwicecekere, murusheho kumusabira shenge azarwubake neza. Murusheho kumusabira shenge azarwubake neza. urakoze cyane. Murakoze cyane. Hanyuma reka saba ababyeyi bisubire mu byimbo, mama bisubire mu byimbo rwose nta kibazo, musubire mu ntebe, murasubira aho mwari mwicaye. Abakwe mufata akaboko hanyuma umujyane mu byimbo, mugende muruhuke muca akabogi, muranyura haruguru, muranyura haruguru. Reka sabe abandi bafite uruhisho Diane yari yateguriye Pascal barwegeze hafi. Abafite uruhisho murwegeze hafi hanyuma dukomerezeho. Mukomeze muhagarare. Hanyuma reka muhagarare. Reka nange promotion. Reka nshimire Marene
mare ngiye kuguha poromosiyo imeze gutya. Turagushimira yuko Diane asa neza, wamwitayeho, mwirirwanaga mu mujyi, ibintu byose byiza ubishaka, ni ukuri turagushimiye. Nguhaye poromosiyo yo kwicarira. Bare, wowe urabizi ko ntacyo navuga, urakoze cyane. Hanyuma reka turebe uruhisho Diane yateguriye Pascal, babanze barusangire. Hanyuma reka turebe babandi bafite ibiganza, ndabasabye mwuka byaramwe iki gikorwa mu cyubahe, kuko ni Diane wagitangije, yagombaga kwakira Pascal. Ndabonye kuruhishe yamuhishe handitseho ijambo ry'igifaransa rikomeye, ryanditseho rivuga ngo rendez-vous. Sinzi rendez-vous yamuhaye ariyo, reka tuyirebe. Reka turebe iyo rendez-vous, jya bikore nk'uko wabitojwe. Hanyuma abafite amashyi namwe muraza kumfasha muze kubaha amashyi. Ndabona bizi neza, komerezaho rwose. Hanyuma reka turi na Pascal nawe mumuha amashyi yihuse, mumuha amashyi yihuse nawe abikore. Ati sheri, ntuzicwa n'inyota ukundi, nzaguhaza urukundo, nzakora ibishoboka byose, ariko uzanezerwa. Imana iguha umugisha.